ibyo byose usorejeho niyo byatumye nanjye nsoza kogeza umupira mvuga ngo ndabyanzuye Rayon Sport igarutse ku gikombe muremeranya nanjye ndemeranya nawe APR reka turi kureba ari hilar na Erimereke APR irarusha Rayon Sport amanota 3 baranganya imikino byose baranganya imikino APR ifite 3-9 Rayon Sport 3-6 aho bwabyo kubwo imibare ikipe yagarutse ni match imwe rwose ibyo wavuze ni ukuri ni match imwe none binanashimangira cya kintu meya yigeze kuvuga turavuga tuta arakabije yaravuze ati igikombe ni kiragenda ati ndacyari abantu bati yabivuze kera ndabyibuha kuganira ariko niba yarabivugaga ko kareba icyerekezo cya equipe ni nacyo nsaba ubuyobozi mukomeze mushyiremo imbaraga polisi na APR zibigeze mu ruhare kugira ngo Rayon Sport garuke ku gikombe cyane zayikanguye APR yanganyije imikino myinshi polisi nayiranganya polisi imaze imikino 6 ifite amanota y'imikino polisi yaruka insinzi tariki 3 z'ukwezi kwa mbere batsinda gorire nibwo yaruka insinzi polisi turayinenga ikintu kimwe akenshi hari ubwizi kabishya championa oya rwose iryo jambo baryumve twakabaye tuvuga ngo Rayon Sport je ku gikombe polisi irahari APR irahari igiye 3 none polisi irasa naho irimo kuberereka yagiye niba mufite amanota 2 mu mikino 4 ni ikimenyetso cy'ibyo ndimo kuvuga none kibi cyayigiye kare urabona hari andi makipe yagiye aza gatanga challenge ku gikombe wenda ntagitware mu twavuga nka Kiyovu muri za 2022 gutyo Kiyovu rwose yageze igihe ubona ko igikombe yagitwara ikagitakaza final mu munota wa nyuma wenda ngo bawujije penalty Nyagatare kwa Sunrise ariko ubona ko ntabwo yarivuyemo mbere wa nyuma Kigali bibutsa abantu AS Kigali biba ngoma ko batandukanywa n'ibitego imuhanga n'ubyibuka itsinda ariko APR yatsinze bitangaje kugeza urumva ko byibura Kiyovu na AS Kigali zatangaga challenge kugeza ku munsi wa nyuma zikiriho muri kurse gikombe bikarisha championa ariko polisi yo ivuyemo kare tuyitangira phase retour bitanga ibimenyetso ko byarasinja mu kwezi kwa 4 twaramaze kwibana ko tuvuga ngo wenda yaba ari yo na APR gusa rero polisi rwose hari ukuntu itaryoshya champion nkuko abantu bayibona kandi inafite ubushobozi kurusha n'amakipe tuvuze amarekrite mbere yakora ko yiboneye amafaranga arahari igice badafitemo abakinnyi babo b'ingenzi ni mediane tunavuga abakinnyi bane batari bahari babiri b'abakaseri ntibari bahari baba mirere kipirateur aravuga ati byanze kunze nubwo Madike nari mwiza na Petros Aprosias ariko ni baba beza nka Sarayedine ndetse na Wariedine Pub aravuga ati nize ya Bedi kurekipera ndetse agatanga umupira neza ni nako bimeze no kuri tambwe ubundi asaba Yannick Bangara gukina zone ye ivuga ngo Rayon Sport kibonera n'imipira n'amwe arebye muri build up yaba bafunguye imikinire mu mande kuba fullback umupira uvuye kwa Kwizera barwanaga no kureba kwa Bedi ahari ndetse na n'uyu musore tambwe bakabanyuzaho imipira akaba ari nayo mpamvu ibere kucyavuze na remplacement za Rayon Sport zakozwe muri mediane aravuga ati tambwe naga ari kuba mwiza kuki tambwe atabaga mwiza tambwe ubundi Rayon Sport imaze kurekipera ni umwe mu bakinnyi baba bambere mu gusohora baro ahita ajya no mu gice gisatira binamworohera gukora igitego kunganira abakinnyi mu buryo bwo gukora igitego ariko ku mugoroba siko byari bimeze Rayon Sport yagombaga kubanza kugucungangira kukubaka mediane ku butatu bwabo Abedi na tambwe ndetse na Yannick Bangara bakahita bacungira ku makontra attack niyo mwabonye imipira yasokaga ishaka Basane ejo numwe mu bakinnyi bareyo bakoze ku mipira myinshi kubera iki niwe wadufasha kuko ikipe ikina kontra attack igira abakinnyi babiri b'ingenzi hari umwe ugomba kuba mwiza mu gupasa n'umwiza mu gutwara umupira kuko kontra attack utwara igihe kinini mwiza mu kwihuta ariko atwaye baro ukagira n'umufinisha mwiza ngo byari ibintu byubakiye kuri Basane cyangwa se no kwa Didier nawe wihuta bakagira n'ugomba kubayobora ari we tambwe mwiza mu kubapasa na Sumani waba mwiza mu gutsinda niyo mpamvu umutoza yaje gukora impinduka abona hari abakinnyi bitari gukunda tambwe ntabwo uri mwiza mu gutwara iyo baro mu buryo bwo gupasa so usibye yuko ngo tambwe ngo nanubwo ari kwanza mu kibuga ntabwo nafitemo akanoke ngo sinzi ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo bwagiye no mu tuzo bwo kubanzamo tambwe akabica Jerikawo ngo byo kumuri wadinga urya amazi iminsi yakira neza niba byarabayeho ibyo ngiye si umutoza muri afashe neza ariko wo gukinisha aba miliyere kiperatere babiri Likau na Bangara ngo bagakina baringaniye imbere y'abakashyira Bedi Eban rwose niyo probable yari hari niyo bakiri bari kubanzamo ku munsi w'ejo umutoza kugeza imbere niyo yabipanze ndi kumwe nawe rero ariko baramubwira bati Bangara na Likau mediane ibaye constipepe urayikomeje cyane bikabije ku buryo biraza kugura Bedi uri yakina kuko yaba Bangara
akina baro rimwe ntabwo yakora kabiri cyangwa gatatu na Rikawu nawe ntabwo ayikoraho ukwiriye kenshi kuva Museni si bangara ubundi ariko baramubwira ngo nta mpamvu yo kujya gushyiramo abakaseri babiri ushyiramo nimero 6 ushyiramo nimero 8 ushyiramo nimero 10 buri wese ku mwanya we icyo ngero mitangarukaho kuri icyo nari ndimo nsoza Rikawu aza kumusimbuza kandi byaramufashije kuza muri Rikawu aje asimbuye urumva Rikawu umutoza kuri kwa gukinisha abamire rekiperateri babiri niba bitekerezaga afite ukuntu akunze bangara sinzi umutoza ari yazabirebeho kuko uramutse ukunze gukinisha umukasero umwe ku mbaraga nicyo bisaba kuri match nk'izi ntago bangara rwose yagufasha niyo mpamvu uzasanga bangara iyo yakinanye na Bedi uzika Bedi biba bisaba ko akina nawe nka nimero 6 kubera iki bangara ya rekipe yahita uguha ntabwo yagufasha kuwutwara n'imbaraga ze ntabwo yaba umukasero umwe rukumbi muri mediane nk'iyi kipe nk'ari hilar biba byiza ko yegera undi niyo mpamvu igitekerezo cya Bruno Fer cyari cyubakiye kuba mediateri babiri ngenda byemera babakaseri kubanza kurekipera ukagira Bedi wakina umupira neza mu gihe wakiriye Abedi afite n'ubushobozi bwo kuza kuwukura mu bakaseri akerimina umukinnyi umwe babiri kuko ku gitekerezo ari yagize uko yapanga ekipe bataramuha igitekerezo cyo kuzanamo tambwe wabonye ko akoze remplacement byahise biba perfect rikabakaza akaba ari kumwe na Bedi na tambwe nyuma za kubona ko tambwe ko katameze neza azana mu witwa Richard byahise byubakira kuri cya kintu kivuga ngo tube beza kurekipera ariko tugire n'umukinnyi nka Abedi ndetse na mugenzi we uyu musore atanze umupira avuyemo igitego Risari no tujye dukoresha imipira miremire no mu gihe tutabashije gukoresha uyu musore witwa Aziz Basane navuga ko kuri iyo mikinire umutoza Bruno Ferri yo kubakira kukurekipera neza bagasora imipira bayinyuje mu basore bihuta bagacungira ku ma contre attaque byari perfect ku mugoroba ku ikipe ya Rayon Sport. Rikawu rero ubona ko wenda ashaka no kuba atishimye kubera ko atari gukina cyane kuko wabonye amagambo yanditse kuri karaka pire yambemo imbere ya batu pasi avuga ati abantu baragoye ngo abantu baragoye nicyo bivuga rwose abantu baragoye wa muntu muri ingara ya batu pasi ubwo rero urumva ko niwe yibutsa ko bagoye abantu kimwe muntu turagoye nyine akandi kantu kamwe navuga muri equipe ya Rayon Sport ni nacyo umutoza abakeneweho guprofita tamforo zawe no guprofita tamforo kuko impamvu mbigarutseho Sport batting gatone pop Rayon Sport ifite abanyamahanga benshi yego icyo ni ikintu twese tuzi iyo hari abanyamahanga benshi rero mwese mujye kunganya urwego umwanya urawuharanira wanjye ndi kumwe nawe hafi urumva na mwanya arawufite ni umutoza ukunda bangara sinzi cyari guca bangara zikaba ikipe ikabona igitego nacire birarura arimo aragaragaza icyo ashobora abavuga ati abantu baragoye ni gute umuntu nka bangara banzamo ndi hanze match karimwe abantu baragoye none ibe ni gute ufata umudefanse ukamuhengeka ku mwanya wo usanzwe ukinaho yego ngira ukanyicaza ndi muzima uzikuye munsi nkari kawabona ari Aimable ukina ashaka kwitekereza akavuga ati uyu mukinnyi ni umwanya wanjye kazamuye urwego nanjye reka nkore none uzanu bimubabariza urabyuka ko ari match ebyiri atamushyize muri defense do match urabyibuka icyo kintu match City Boys na match ya Mukuru yari yabanje ya Mukuru ntiyamushyize muri vedo match icyo gihe nawe aratekereza akavuga ati birakwiye ko ubu butumwa mbutanga ariko icyo ngiye nasorezagaho Rayon Sport muri cya gihe umutoza ari Hilar yakwemo za ntwaroza ugomba kwitumenya ko ari cyo gihe cyo kuyirasa niho babonye igitego ni naho bahushije ibindi uswajya gushyira Bedi kwisemi Basane kuba yarangije cyane bano witwa Didi ongeraho na Didi uzkwaraho Bedi yababwiraga ati nge nabegereye si ikibazo cyuko mushaka gutsinda nunkorezaho nanjye ndagukorezaho dukora igitego ariko mu buryo bwiza wishota mu maguru y'abadefanse wabonaga imibare ku mugora ya Rayon Sport nyine bagiye bakwishita amaokaziyo nijye kwishimira cyane ko ba Rayon Sport byibura yabonye amaokaziyo ushaka kuvuga ngo yari kuba yanasoje match bagakora ibitego byibura nka 3-1 cyangwa se 2-1 uvuga ngo banganyije n'ikipe ari Hilar ariko iminota 45 bayirushije ku buryo byashoboka cyane kuba itsinda hari cyo kwishimira cyane gikomeye kuko ari abakinnyi bana ko bamaze kuzamura urwego urebye nk'umupira bayisenyemera ari gutera urabona ko icyaburaga nuko mu minota yo gukina ihagije kugira ngo yongere ku rwego rwiza bajya kumukirisha match imwe agaruka hashize match 3 biramufashe cyane ubona ko noneho icyo bahinduye cyo kumukirisha match zimwe na zimwe nakine ubu ngo bari guhozaho ameze neza ubona ko defense arayiyoboye byanatumye Cimanga nawe azamura urwego kubera ko ari kugendera kuremera cyane niwe wavuga ngo umuyobora birasa neza cyane Abedi ni umukinnyi uri gutera umupira mwiza bitandukanye nuko mbere yari afite akavune ubu yongeye garuka neza ariko Richard yagarutse transfer bakoze ya Mugisha Didier babitekejeho neza n'umukinnyi wafashije arabafasha cyane Aziz Basane ameze neza igisigaye no kureba noneho ngo Asmani arongera kugaruka abe wa Asmani wa undi wari umeze kwa kundi atsinda ibitego ryari ubundi Rayon Sport